CQ, this is W9WZE Chicago. Wari uzi ko hari ikiremwa muntu ndetse igikundi kinini kiberaho mu buryo bwa buhumyi. Aba bameze nk'aboga mu nyanja rwagati. Inyanja twogamo. Inkuru zicukumbuye, imigambi minini y'ubutasi n'amabanga ameneka kubera kwitaranga kw'abashinzwe kuyarinda. Ubugizi bwa nabi n'iyicarubozo bikorerwa mu bwiru no kwangirika k'umubumbe dutuye ku mpamvu z'ubucuruzi. Byose bikurikire mu kiganiro Inyanja twogamo kuri Catch Radio. Tariki 20 Nyakanga umwaka w'1944 ubuvumo bwa Adolf Hitler bwatezwe mu igisasu cyari kigamije kumwica. Ntabwo ari igikorwa cyateguwe n'uruhande rwari ruhanganye n'Ubudage mu ntambara ya kabiri y'isi. Oya, ahubwo byari bimwe mu byegera bye byashakaga kumuvana ku butegetsi bibanje kumwica. Iki gisasu cyaturikirijwe mu bwihisho bwa Hitler kuri iyi tariki ni kimwe mu bikorwa byagiye bibaho mu bihe bitandukanye byari bigamije kwica uyu mutegetsi guhera mu mwaka w'1932 kugeza mu 1945. By'umwihariko gutega igisasu mu bwihisho bwa Hitler cyari kimwe mu byari bigize ikizwi nka Opération VALKYRIE, yari igamije gusigasira ikomeza ry'ubutegetsi bw'Ubudage mu gihe Hitler yabavuye ku butegetsi. Abifuzaga guhirika Adolf Hitler ku butegetsi bakaba barashakaga ko Ubudage butangira ibiganiro by'amahoro n'ibihugu byari bihanganye nabwo ku buryo n'intambara yari buhite ihagarara iyo Hitler aramuka yishwe. Mu kiganiro cy'uyu munsi tugiye kugaruka kuri Opération VALKYRIE, by'umwihariko ibyabaye ku itariki 20 Nyakanga ndetse n'ubuzima bw'umuntu wabigizemo uruhare rukomeye cyane ari we Klaus von Stauffenberg. Ikiganiro ni Inyanja twogamo, ndi Christophe KIVUNGE. Nubwo kuva yatangira gutegeka Ubudage mu 1933 hari abantu benshi bagerageje kwica Adolf Hitler, ibikorwa bigamije kumuhirika ku butegetsi biturutse mu gisirikare cye byo byatangiye gukomera mu mwaka w'1938. Mbere yaho abantu ku giti cyabo ndetse n'amatsinda y'abasivile nibo bageragezaga kwica Hitler kubw'impamvu zitandukanye. Kugeza kandi mu mwaka w'1944 inshuro zose abasirikare n'ibyegera bya Adolf Hitler bageragezaga kumwica byanangiraga habaye impamvu zituma iki gikorwa kidashyirwa mu bikorwa. Nkuko nari mbivuze, gahunda zifatika kandi ziteguwe n'ibyegera bya Hitler zo kumwica zikaba zaratangiye kugaragara guhera mu mwaka w'1938. Icyo gihe Hitler yari atarashoza intambara ya kabiri y'isi, ariko yari afite umugambi wo kwiyomekaho ibihugu by'ibituranyi. Amwe mu matsinda yagerageje guhirika Hitler ku butegetsi yaragizwe na bamwe mu basirikare bakomeye mu gisirikare cy'Ubudage, harimo nka Major General Hans Oster uyoboraga urwego rushinzwe ubutasi mu gisirikare cy'Ubudage, Colonel General Ludwig Beck uyoboraga ingabo zarindaga ubusugire bw'Ubudage, na Field Marshal Erwin von Wisselben wategekaga ingabo zose zarwaniraga mu burasirazuba bw'Ubudage. Aba bayobozi bakomeye mu gisirikare cy'Ubudage bakaba baratangiye gukorana n'abanyepolitiki, abanyabwenge ndetse n'ibindi byiciro by'abantu bifuzaga gukura Hitler ku butegetsi. Ikaba ryari itsinda ryari rigizwe n'abantu bagera kuri 25. Abari bagize rino tsinda bakaba batarigeze bumvikana ku buryo Hitler yari buhirikwe ku butegetsi. Mu gihe bamwe bifuzaga ko Hitler yicwa, abandi nabo bifuzaga ko ahubwo atabwa muri yombi ndetse akagezwa imbere y'ubutabera. Kuko tumvikana ku buryo bwiza bwo guhirika Hitler ku butegetsi kurinda kugera mu mwaka w'1939 ubwo intambara ya kabiri y'isi yatangiraga. Hagati y'uwo mwaka n'1942 ntabwo hongeye kubaho irindi tsinda ryari rifite umugambi wo guhirika Hitler ku butegetsi. Mu 1942 nibwo itsinda riyobowe na Colonel Henning von Tresco ryatangiye naryo gukora. Uyu Tresco yari umukozi wa Field Marshal Fedor von Bock uyoboraga itsinda ry'ingabo zari zirimo kurwana n'Abasoviyeti mu burasirazuba. Tresco akaba yarinjije abantu benshi mu barwanyaga Hitler muri rino tsinda ku buryo ryaje gufatwa nk'aho ari wo mutima w'amatsinda yose yarwanyaga Hitler mu Budage. Umwe mu bantu bakoranaga na Tresco yari General Friedrich Albrecht uyoboraga itsinda ryari rishinzwe itumanaho mu gisirikare cy'Ubudage. Albrecht niwe rero wayoboraga ibijyanye n'itumanaho hagati y'amatsinda y'abarwanyaga Hitler. Mu mpera z'umwaka w'1942 Albrecht na Tresco bateguye umugambi wo kwica Hitler
ubwo yari bube harimo gusura icyicaro cy'ingabo z'Ubudage cyari kiri mu mujyi wa Smolensk mu Burusiya. Uru rukaba rwari urugendo rwari ruteganyijwe mu mwaka wari bukurikireho w'1943. Ku itariki 13 Werurwe 1943 nibwo Hitler yerekeje mu Burusiya. Aho mu Burusiya abasirikare be bagerageje kumwica inshuro nyinshi ariko ntibabasha kubigeraho. Inshuro ya mbere bwari ubwo Hitler yararimo kuva ku kibuga cy'indege yerekeza ku biro bikuru by'igisirikare cye mu mujyi wa Smolensk. Icyo gihe Tresko yari yateguye ko abasirikare benshi bari bumutegere mu gashyamba maze bakamurasaho bakamwica, ariko ntibyabaye kuko basanze arinzwe bikomeye. Ku masaha ya kumanywa mu gihe bari bagiye gufata amafunguro nabwo bari bapanze ko ku isiri bose bari buhagurukire rimwe maze bakamurasa, ariko byaje kumenyekana ku munota wa nyuma ko Hitler atari bwitabiriye iyo gahunda yo gufata amafunguro. Igitangaje nuko Field Marshal Gunther von Kluge uyoboraga ingabo z'Ubudage mu Burusiya yari azi iby'uyu mugambi, ariko ntacyo yigeze abikoraho, ndetse nyuma aza no kureka abawuteguye bagakomeza kwidegembya. Ku mugoroba w'iyo tariki 13 Hitler yasubiye mu Budage. Abasirikare be nabwo bagerageza kumwica. Umusirikare w'Umudage witwaga Fabian von Schrabendorf yafashe igisasu maze agishyira mu gikarito abeshya ko ari amacupa abiri y'inzoga yari yoherereje inshuti ye mu Budage. Byari biteganyijwe ko icyo gisasu cyari buturikire mu ndege hejuru y'igihugu cya Polonye, ariko siko byagenze kuko indege igeze mu kirere ubukonje n'urubura byatumye uburyo bwo guturitsa igisasu budakora neza. Nyuma yo kumenya ko byagenze gutya, Fabian yahise afata indege yerekeza mu Budage, aho yabashije gusubirana cya gikarito nta muntu wari wamenye yuko hari harimo igisasu. Mu cyumweru cyakurikiyeho tariki 21 Werurwe, Albrecht na Tresko bongeye gutegura ikindi gikorwa cyari kigamije kwica Hitler. Kuri iyi nshuro noneho bikaba byari biteganyijwe ko Hitler yari bwitabire imurika ryerekanirwagamo ibikoresho bya gisirikare by'Abasoviyete byari bimaze gufatwa. Aha niho General Major Geldorf yiyemeje kwiturikirizaho igisasu ku buryo cyari bwice Hitler kugira ngo arokore Ubudage nk'uko we yabyivugiraga. Kuri iyo tariki 21 Werurwe, Hitler yageze aho imurika ryari ririmo kubera. General Major Geldorf niwe wagombaga kumwereka no kumusobanurira ibyo bikoresho. Geldorf yari yashyize ibisasu bibiri mu mifuka y'ibikoti rye. Ibyo bisasu bikaba byari bipangiye guturika nyuma y'iminota 10. Mu gihe Hitler yageragaho ntabwo yahatinze kuko gusura ibikoresho bya gisirikare byakozwe mu gihe kitagera ku minota 10 yari ikenewe kugira ngo igisasu giturike. Hitler akimara gusohoka muri iyo nzu, General Major Geldorf yahise yirukira muri toilette maze abasha kuzimya ya bombe ubwo haburaga isegonda rimwe ngo iturike. General Major Geldorf yahise yoherezwa ku rugamba mu burasirazuba, ndetse n'uburyo yari agiye kwicamo Hitler ntabwo bwigeze bumenyekana. Ku itariki 16 Ugushyingo uwo mwaka w'1943, undi musirikare witwa Major Axel von dem Busche yiyemeje kwiturikirizaho igisasu mu gihe yari arimo kumurikira Hitler imyenda mishya ya gisirikare. Byari biteganyijwe ko iki gikorwa cyari bubere mu buvumo Hitler yari asigaye akoreramo imirimo ye yose. N'ubuvumo bwari buzwi ku izina rya Wolf's Lair cyangwa se indiri y'ibirura umuntu agenekereje mu Kinyarwanda. Major Axel von den Busche yari yapanze gushyira mine mu gikapu cye uburyo yari bugituritse mu gihe yari bube harimo guhobera Hitler. Gusa ku munota wa nyuma gahunda yo kumurika imyenda yarahagaritswe nyuma y'uko gari ya moshi yari itwaye iyo myenda isutsweho ibisasu n'uruhande rwari ruhanganye na Hitler. Mu kwezi kwa mbere k'umwaka wakurikiyeho w'1944 nabwo hateguwe gahunda nk'iyi yo kumurika imyenda. Nabwo bikaba byari biteganyijwe ko witwa Ewald von Kleist yari bwiturikirizeho igisasu cyari buhitane Hitler. Gusa nanone ku munota wa nyuma iyi gahunda ntabwo yabaye, ndetse Hitler ahita yihagarika burundu. Mu mwaka w'1944 kandi ku tariki 11 Werurwe, uwitwa Bush yatumiwe mu rugo rwa Hitler aherekejwe n'ibyegera bye. Uyu Bush n'ibyegera bye bakaba bari bafite umugambi wo kurasa kuri Hitler mu gihe bari bube bari kumwe, ariko bageze mu rugo rwa Hitler ibyegera bya Bush babyangiye kwinjira aho Hitler yari ari, bityo umugambi urapfuba. Inshuro ya nyuma izwi aho hateguye igikorwa cyo kwica Hitler ndetse hakabura gato kugira ngo Hitler apfe hari ku itariki 20 Nyakanga uwo mwaka w'1944. Ibi nabyo byabereye muri bwa bwihisho bwa Hitler
buzwi nk'indiri y'ibirura. Mu mutima w'uyu mugambi wo kwica Hitler harimo Klaus von Stauffenberg, wari umusirikare mu ngabo z'Ubudage. Stauffenberg yari yaravutse tariki 15 Ugushyingo umwaka w'1907. Avukira mu muryango w'ibikomerezwa byaho mu Budage. Akiri muto, Stauffenberg ndetse n'abakore muri kudeta yapfubye mu mwaka w'1938. Nubwo Stauffenberg atigeze yinjira mu ishyaka ry'abanazi mu buryo bweruye, yemeranyaga n'imyumvire y'abarigize. Yari ishingiye ahanini ku ivanguraruhu no kwironda kw'abafite uruhu rwera. Ndetse no mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu mwaka w'1932 yatangaje ko yarashyigikiye Hitler. Yarashyigikiye kandi ukwiyomekaho kw'igihugu cya Polonye kwari kwarakozwe n'Ubudage. Ariko ku rundi ruhande, uko igihe cyagendaga gishira, Stauffenberg yatangiye kutishimira zimwe muri politiki za Hitler, cyane cyane nyuma y'icyaje kumenyekana nka The Night of Long Knives, cyangwa se ijoro ry'ibyuma birebire, ndetse na Night of Broken Glass, cyangwa se November Pogroms. The Night of Long Knives kikaba cyari igikorwa cy'ubwicanyi bwateguwe na Hitler n'ibyegera bye hagati ya tariki 30 Kamena n'itariki 2 Nyakanga 1934. Icyo gihe abantu bagera ku 1000 batumvikanaga na Hitler bakaba barishwe, harimo na bamwe mu bari bagize ishyaka ry'abanazi. Naho Night of Broken Glass cyari igikorwa cyo gutoteza abayahudi cyabaye tariki 9 na tariki 10 Ugushyingo 1938, aho abagabo b'abayahudi bagera ku 30,000 batawe muri yombi, ndetse n'ibikorwa by'ubucuruzi n'isengero z'abayahudi nabyo birangizwa. Ibi bikorwa byombi bikaba byaratumye Stauffenberg abona ko Hitler atari yitaye ku mibereho myiza y'abaturage ndetse n'ubutabera, ndetse bikaba byari bihabanye n'imyemerere ye ya Gikatolika. Mu mwaka w'1939 Stauffenberg yari umwe mu basirikare barwanye mu rugamba rwo kwigarurira igihugu cya Polonye, ari nabyo byaje kuvamo intambara ya kabiri y'isi. Uko nari mbivuze, Stauffenberg yarashyigikiye ko Ubudage bwigarurira Polonye, kandi akanashyigikira ko abaturage ba Polonye bakoreshwa mu bucakara kugira ngo babashe kuzamura ubukungu bw'Ubudage. Stauffenberg yakomereje urugendo rwe rwa gisirikare mu Bufaransa, aho yaje guhabwa umudari. Mu kwezi kwa Kamena 1941, Stauffenberg yari ari ku rugamba ubwo Ubudage bwatangiraga urugamba rwo kwigarurira leta z'Abasoviyeti. Nubwo kugeza iki gihe atari yakwinjira mu mutwe warwanyaga Hitler, bakuru be ndetse na bamwe mu bagize umuryango we bari babimazemo igihe, ndetse banamusaba kubasanga. Gusa nanone ku rundi ruhande, ntabwo yatinyaga kwerekana ko atishimiye uburyo abayahudi bari barimo kurimburwa mu bice bitandukanye by'umugabane w'Uburayi. Stauffenberg akaba yarerekanwe inzego zose zishinzwe umutekano mu Budage. Stauffenberg we yari bube minisitiri w'ububanyi n'amahanga. Mu bantu bari basanzwe bagize guverinoma ya Hitler, umuntu umwe gusa niwe wari buvemo akinjira muri guverinoma nshya yari bushyirweho. Uwo yari Albert Speer, wari ushinzwe ikorwa ry'intwaro. Impamvu uyu yari bugume muri guverinoma kwari ukubera ko ku buyobozi bwe ikorwa ry'intwaro aho mu Budage ryari ryarazamutse cyane. Igitangaje nuko nubwo uyu Speer yari muri guverinoma ya Hitler, yari azi n'imigambi y'abasirikare yo gukora kudeta, kandi ntacyo yigeze abikoraho. Uko iminsi yagendaga yegera imbere, yaje kugaragara ko Stauffenberg ari we wagombaga gushyira mu bikorwa umugambi wo kwica Hitler. Ariko nanone yaba Stauffenberg ndetse na Tresco nta n'umwe wari ufite ubushobozi ndetse n'uburenganzira bwo kwegera Hitler. Ku bw'amahirwe mu kwezi kwa Kamena umwaka w'1944, Stauffenberg yagizwe icyegera cya General Fromm, wari ushinzwe ingabo zirinda ubusugire bw'igihugu. Hitler akaba yarakundaga guhura n'abari bayoboye zino ngabo kugira ngo amenye uburyo bari biteguye kurinda igihugu. Ni gutyo Stauffenberg yisanze noneho atagifite imbogamizi yo kuba yagera kuri Hitler mu buryo bworoshye. Mu bantu bose bari bafite umugambi wo kwica Hitler, niwe wenyine washoboraga kumwegera. Kugira ngo Stauffenberg abashe kugera ku mugambi we, byari ngombwa ko abayobozi b'igisirikare mu bice bitandukanye by'Uburayi baba bazi uwo mugambi kandi bawushyigikiye, ku buryo byari bworohe kuwinjizamo ingabo bari bayoboye. Mu Burayi bw'Uburengerazuba, by'umwihariko mu gihugu cy'Ubufaransa, Field Marshal von Stauffenberg uyoboraga ingabo z'Ubudage muri icyo gihugu yari azi uyu mugambi, yewe n'ibyegera bye byari biwuzi kandi biwushyigikiye. Undi muntu wari ukenewe cyane yari umuyobozi w'igisirikare mu mujyi wa Berlin,
umurwa mukuru w'Ubudage. Uwo nguwo yari General von Hassa. Zimwe mu nshingano za mbere za von Hassa harimo no guta muri yombi Paul Joseph Goebbels, wari ushinzwe gukwirakwiza propaganda y'abanazi ndetse akaba n'umuyobozi w'ishyaka mu mujyi wa Berlin. Ariko nk'uko nabivuze, Stauffenberg niwe wari umutima wa operation yose. Mu gihe yagombaga kwica Hitler wari uri mu buvumo bwe ahitwaga Rastenburg muri Pologne y'ubu, yagombaga no kuba ari Berlin kugira ngo abashe kuyobora Operation VALKYRIE yo gufata ubutegetsi mu Budage. Hagati ya Berlin na Rastenburg harimo intera ya kilometero zigera kuri 500. Byari ngombwa rero ko hakoreshwa igisasu umuntu ashobora kubarira iminota runaka kugira ngo kize guturika nyuma y'iyo minota. Uyu ni Baron Philipp von Berslager, umwe mu bantu ba nyuma bari mu mugambi wo kwica Hitler wabashije kurokoka. Twagerageje ubwoko butandukanye bw'ibisasu byo ku mugabane w'Uburayi, byaba ibyo muri Denmark, Ubufaransa, Ububirigi ndetse n'ahandi hose. Byose narabigerageje, nyuma mbona yuko ibisasu biturutse mu Bwongereza ari byo byakoraga neza. By'umwihariko urutambi rwabyo nta rusaku rwagiraga, mu gihe ibindi bisasu byo byari bifite urutambi ruduhira. Natanze kandi igitekerezo ko hakoreshwa ibisasu bibiri n'intambi ebyiri kugira ngo mu gihe igisasu kimwe gipfuye ikindi kize gukora. Helmut Stief wakoranaga na Stauffenberg niwe wafashe bya bisasu abivanye kuri Berslager maze bishyira Stauffenberg. Operation VALKYRIE yari ifite inshingano yo kwica Adolf Hitler, ariko ntabwo ari we wenyine wagombaga kubigenderamo, ahubwo abayobozi bakuru bose b'Ubudage bari bwicwe. Ab'ingenzi muri bo bari Heinrich Himmler wayoboraga SS, no kuvuga igisirikare cy'ibanga cy'Ubudage, ari nawe mu b'imbere mu bateguye jenoside y'Abayahudi. Undi yari Hermann Göring wategekaga igisirikare kirwanira mu kirere, ndetse akaba ari we wari warateganyirijwe ko azasibura Hitler. Ikibazo cyari gihari ni uko aba bagabo uko ari batatu batajyaga bahurira ahantu hamwe mu gihe kimwe. Ku itariki 11 Ugushyingo, Stauffenberg na Stief bagiye mu rugo rwa Hitler biteguye guturitsa igisasu. Ikibazo nuko Göring na Himmler batari bahari. Byabaye ngombwa ko gahunda yimurirwa undi munsi. Ku itariki 11 Nyakanga, Stauffenberg na Stief bagiye mu rugo rwa Hitler biteguye guturitsa igisasu. Ikibazo nuko Göring na Himmler batari bahari. Byabaye ngombwa ko gahunda yimurirwa undi munsi. Ku itariki 14 Nyakanga nibwo Hitler yimuriye ibiro bye muri Wolf's Lair, cyangwa se yandiri y'ibirura. Indiri y'ibirura ryari ihuriro ry'inyubako z'imitamenwa kandi zari zarubatswe mu mwaka w'1941 mu gihe Ubudage bwiteguraga kurwana n'Abasoviyeti. Kugira ngo bashe kugera ku nyubako zo hagati zari zirimo abayobozi bakuru b'igisirikare harimo na Hitler, byasabaga kubanza kurenga inziga eshatu za bariyeri zari zirinzwe mu buryo bukomeye. By'umwihariko igice cyo hagati cyari cyuzwe ku izina rya Führerzone, cyari kirimo inyubako y'umutamenwa, ubwihisho bw'ibitero by'indege ndetse n'inyubako y'imbaho yaberaga mu inama. Ku itariki 14 Nyakanga, Stauffenberg yahamagawe ku ndiri y'ibirura ya Hitler mu nama. Yasanze ayari amahirwe yo kwica Hitler, ariko hageze asanga Göring na Himmler badahari, maze umugambi upfuba gutyo. Gusa ku rundi ruhande, aya yabaye amahirwe yo kugenzura indiri y'ibirura ya Hitler, ku buryo amakuru yahakuye yatumye abasha gutegura umugambi we neza wo ku itariki 20 Nyakanga. Mu gitondo cya tariki 20 Nyakanga, Stauffenberg yagarutse mu nama yari bubere mu ndiri y'ibirura ya Hitler. Kuri iyi nshuro ubwo yari yizeye ko igikorwa cye cyari bucemo, ku buryo yasize ahaye umugore we ubutumwa bw'uburyo yari bwitware. Sinari nzi ko umugabo wanjye ari we wari bugerageze kwica Hitler. Yambwiye ko mu gihe igikorwa bari bapanze kitacamo, nakwirinda kwishyiraho ikosa cyangwa se ngo mushyigikire. Yambwiye ko agomba gukora ibishoboka byose umwe muri twe akabaho kugira ngo yite ku bana bacu. Mu masaha ya saa sita, Stauffenberg yamenye ko inama itari kibereye mu mutamenwa wa Hitler uko byari biteganyijwe, ahubwo yari yimuriwe muri imwe mu nzu z'imbaho zari ziri hafi aho, kandi ikaba saa sita n'igice. Ibi byari bije kuvangira imigambi ya Stauffenberg, wari uzi ko hagifite umwanya uhagije wo gutegura igisasu cye yitonze. Stauffenberg yahise asaba icyumba, abeshya ko agiye guhindura ishati mbere yo guhura na Hitler. Muri icyo cyumba niho yatangiye gutunganyiriza ibisasu bibiri, ariko mu gihe yarakimara gutunganya igisasu cya mbere,
nibwo umuntu yahise akomanga ku muryango amubwira ko inama iri hafi gutangira. Stauffenberg nta mwanya wo gutegura igisasu cya kabiri yari afite. Byabaye ngombwa ko asohoka mu cyumba huti maze yerekeza mu cyumba inama na Hitler yari buberemo. Ageze muri icyo cyumba yasabye ko ahagarara hafi ya Hitler kubera ko ngo atabashaga kumva neza, ariko mu by'ukuri ko ari kugira ngo abashe kumwegereza igisasu yari afite mu isakoshi ye. Muri icyo cyumba hari harimo abasirikare benshi bo mu nzego zo hejuru z'igisirikare cy'Ubudage. Muri bo hari harimo na General Adolf Hitler. General Hitler niwe wenyine wari uzi ibigiye kubera muri icyo cyumba, ariko ntabwo Goebbels na Himmler bari bahari. Misiyo yari bukomeze byanze bikunze. Stauffenberg yinjiye mu cyumba ahagarara hafi ya Hitler, maze cya gikapu cyari kirimo igisasu agitereka munsi y'ameza hafi y'aho Hitler yarahagaze. Mu gihe inama yari igikomeje, yasabye uruhushya rwo gusohoka kugira ngo ajye guhamagara umuntu kuri telefone. Ageze hanze yahahuriye n'undi mu general wari uzi ibigiye kubera mu cyumba cyari kirimo Hitler, maze bategereza ko igisasu giturika. Igisasu kikimara guturika, Stauffenberg yahise afata imodoka maze atangira gusohoka muri ya ndiri y'ibirura. Ariko mu gusohoka yabonye umuntu batwaye mu ngobyi yapfuye kandi atwikiriye ikoti ryari ryambawe na Hitler. Stauffenberg yaketse ko misiyo yo kwica Hitler yabashije kuyigeraho. Mu gusohoka yabashije kurenga bariyeri ya mbere n'iya kabiri muri bariyeri 3 zari zirinze indiri y'ibirura, ariko ageze kuri bariyeri ya gatatu baramuhagaritse. Hari hamaze gutangwa itegeko ko nta muntu wari bwemererwe gusohoka muri iyi ndiri y'ibirura. Stauffenberg yasohotse mu modoka maze avugana n'umuyobozi wari ushinzwe umutekano mu ndiri y'ibirura ariwe Kapitani Van Moldaf. Uyu mukapiteni yari inshuti ya Stauffenberg, yaramuretse arasohoka. Stauffenberg yahise yerekeza ku kibuga cy'indege, maze kiri mu nzira cya gisasu cya kabiri batari baboneye umwanya wo gutegura akijugunya mu byatsi hafi y'umuhanda. Ku isaha ya saa 7:15 indege ye yari iri mu kirere yerekeje mu mujyi wa Berlin. Mu gihe indege yari kiri mu kirere nibwo hatangiye gukwirakwira igihuha ko Hitler yari akiri muzima kandi ko hatigeze akomereka bikabije. Aya ni amakuru yageze kuri General Friedrich Albrecht wari wasigaye i Berlin, maze abaretse gutangiza Opération VALKYRIE yo guhindura ubutegetsi kugeza Stauffenberg amugezeho. Stauffenberg ageze i Berlin yatunguwe no gusanga mu byo bari bapanze byose nta cyakozwe. Nibwo bamubwiye ko umurambo w'umuntu yabonye utari umurambo wa Hitler ahubwo wari uw'undi muntu. Stauffenberg yanze kubyemera ndetse atangira gutanga amategeko mu byiciro bitandukanye by'igisirikare cy'Ubudage no mu bihugu bitandukanye kugira ngo batangire gahunda yo guhirika ubutegetsi. Amenshi ntabwo babyubahirije, usibye mu gihugu cy'Ubufaransa aho abasirikare batangiye guta muri yombi abayobozi b'inzego za SS na Gestapo zari zishinzwe umutekano. Mu gihe ibi byari birimo kuba, Field Marshal Kruger wategekaga ingabo z'Ubudage mu Bufaransa akaba yaranafite amakuru ku byari birimo gutegurwa, yanze kubigiramo uruhare mu gihe cyose atari yizeye ko Hitler yapfuye koko. Field Marshal Kruger akaba yaragize ati, igihe cyose iriya ngurube ikiriho ntabwo nzajya mu migambi yanyu. Byarangiye imigambi yo kwica Hitler no guhirika ubutegetsi bwe ipfubye. Mu gihe mu ntangiriro bakekaga ko umwe mu bakozi basanzwe bo mu ndiri y'ibirura ari we wari wateze igisasu, nyuma batangiye no kwibaza impamvu Stauffenberg yazimiye mu gihe kimwe n'igisasu cyari kirimo guturika, maze iperereza aba ari we ryerekezaho.